neza mutwibwire. Nitwa Esperance Nshuti Iraguma, umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyarugenge. Uyu mushinga rero mugiye kubanamo na bagenzi banyu nk'uko bigaragaje mu buhe buryo? Murakoze cyane, ngira ngo icyambere nuko twishimira uyu mushinga uraza kongera imbaraga mu byo dusanzwe dukora mu by'ukuri, kuko ikibazo cy'abana bata ishuri ni ikibazo gihangayikishije igihugu n'ubuyobozi muri rusange. Rero iyo tugize umufatanyabikorwa uza akatwongerera imbaraga mu byo dukora turabyishimira. Nk'uko byagaragaye hari byinshi tuzafatanya, cyane ko abaturage bari iwacu hariya hasi ku ifasi, gufatanya kureba imiryango ifite abo bana bakunze guta ishuri cyangwa bakunze gusiba ishuri, kuko buriya guta ishuri bituruka cyane cyane ku mwana utangiye gusiba, agasiba rimwe kabiri gatatu bikazageraho aba yata ishuri. Icyo ni kimwe. Ikindi ni ukugaragaza imiryango ifite ibibazo bishobora kuba byatuma uwo mwana aba expose cyangwa se ashobora kuba yajya mu buzererezi cyangwa se mu kuba yata ishuri. Mbese tuzafatanya mu kumenyekanisha iyo miryango ifite ibyo bibazo, tuzafatanya kandi mu bukangurambaga, tuzanafatanya mu by'ukuri no mu gukorana n'abandi bantu bari bahari dusanzwe dukorana mu gukurikirana ibibazo byo mu muryango no kugerageza kugarura abana mu muryango no gukemura ibibazo bisanzwe birimo. Ni umushinga rero uzadufasha no ku bigo by'amashuri byari byaratangiye. Hari ibigo by'amashuri ndetse bimwe na bimwe bifite amakarabu ajyanye no kurwanya ingeso yo kuva mu ishuri. Urumva ko ni hamwe mu bo tuzahita dufatanya. Ni mu bikorwa byinshi bitandukanye mu by'ukuri. Umuntu arashaka kumenya ni iki gishya mubona muri uyu mushinga, kuko iyi gahunda n'ubundi yajyaga ibaho, hakabaho ubukangurambaga abana bati musubire mu ishuri. Ni iki gishya mubona muri uyu mushinga wenda kizafasha no kuziba icyuho cyari gihari? Hari nk'icyo bavuze, iyo ugiye gukemura ikibazo bakagikemurira mu muryango, cyane cyane kugaragaza ibibazo ariko ukanabikemura. Twarebye hari nk'aho twagaragaje ibibazo bishobora kuba imbogamizi y'abana, usanga hari ibikoresho by'ibanze bashobora kuba badafite byinshi. Abafatanyabikorwa bamwe na bamwe bajya badufasha, ariko kuba wamenya impamvu muzi ndetse ugashyiraho n'uburyo ugiye kuyikemura kugeza aho mwana umukurikiranye ikibazo kikarangira. Ikindi cya kabiri ni uko twabonye n'andi maboko baduhaye n'undi mukozi ku karere by'umwihariko uzakurikirana iki kijyanye n'uyu mushinga. Urumva ko bizafasha n'aba bakozi dusanganywe mu nshingano nyinshi bari bafite, bakaba noneho uwo nguwo azajya mu by'ukuri akurikirana iki ngiki kijyanye no kugarura abana mu ishuri. Urumva nacyo ni igikorwa gikomeye, kimwe no gufatanya imbaraga. Mwabonye ko bafite abafatanyabikorwa benshi batandukanye twe tutari dufite. Nibabazana bizadufasha gukemura ibyo bibazo, ariko icya mbere ni ukumenya impamvu muzi tukayikurikirana mpaka ivuyeho, kuko hari aho tutavuga ngo wenda bitakemukaga burundu, ariko uko tuzagenda dufatanya hari n'ibindi byinshi tuzafatanya gukemura. Twumvisha ko n'abantu bo ku muhanda nk'uko bivugwa batekerejweho